so ndabasubuje cyane kandi twishimiye ko mwitabire kino gikora cyacu Kigufuri. hano twatangiriye kampanye zacu mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Byo twagaragaje dufite ku mutima icyambere nuko twifuza ko buri munyarwanda agomba kwihaza mu biribwa, umuntu akabona ifunguro inshuro 3 ku munsi, kubera ko haracyari ikibazo cy'uko hari abantu babona ifunguro rimwe ku munsi, ndetse hari n'abandi bakubitira abana kuryama bakabaha igikoma. So tukumva ko twashira imbaraga ingengo y'imari ihagije mu buhinzi n'ubworozi, kubera ko abanyarwanda benshi cyane barenze 90% batunze n'umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi. Twashira imbaraga nyinshi cyane noneho kubyo icyo kibazo cyo kutwakwita cyo kubura ibiryo kibe cyagabanuka, ariko dushiremo na gahunda y'ubuziranenge mu biribwa. Turye ibiryo bizaturwaza indwara, ko mwabonye kanseri zabaye nyinshi kubera ibiryo turya bimwe biba bitatuzuye ubuziranenge. Tushikirana gahunda yo kuhinga tukoresha ifumbire mborera. Kindi twavuze mu by'ukuri cyabaje abanyarwanda benshi cyane batugejejeho ikintu cyo gufunga abantu igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Iminsi 30 y'agateganyo ikava mu mwaka, ikava mu myaka 2, umuntu akazarekurwa nta bimenyetso bihari ari umwere. Tukazashiraho ikigega cy'indishi z'akababaro ku bantu bose bafungiwe ubusa bagafungurwa ari abere, ariko n'aba bafunze bakazabigiramo uruhare mu kwishura ayo mafaranga. Kandi ibyo kubera ko abanyarwanda benshi ntibashaka kujya kurega, umuntu wese wafungiwe ubusa akaba yabona ayo mafaranga, bizafasha kugabanya uko gufunga abantu mu buryo butuje amategeko. Ndetse n'ibintu bya transit centers aho bafungira ngo inzererezi, abana bakabita inzererezi, abana bakabita indaya, ibyo rwose twarabivuze n'ubushize cyatubaje ko bitavuyeho. Tuzashaho gahunda yo kubikuraho burundu kugira abantu bose bagomba kuba bakoze icyaha cyangwa ikibazo bafungwa mu buryo bwubahirije amategeko n'imisi yubahirizwe. Noneho niba nta bimenyetso bihari umuntu arekurwe, ariko nanone tukazongera n'ingengo y'imari n'ubushobozi urwego rw'igihugu rwa RIB rushinzwe gukora ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha bwa procureur kugira ngo bakore neza akazi kabo muri iyo minsi iteganijwe n'amategeko. Mu byinshi twavuze tuzagabanya n'umusoro wa TVA uri kuri 18%, dushaka kwigabanya gere kuri 14% kugira ngo ibiciro biri ku isoko bigabanuke, kuko usanga kuko umusoro wa TVA wishurwa n'umuguzi wa nyuma, iyo bawuzamuye n'ubundi umuntu biramuhenda cyane. So uyu musoro nugabanuka abantu bazabona amafaranga haje babe bahaha bishimye, ariko bashobora no kwiteza imbere. Tufite gahunda nziza kugabanya ubushomeri mu rubyiruko ndetse no mu Banyarwanda muri rusange, aho tuzashyiraho inganda ntoya mu yose mu mirenge yose y'u Rwanda 416 haba u Rwanda twita agro processing industries ku murenge, kurego rumurenge, ku buryo buri murenge ufite ikintu ukora. Niba ari abatunganya ibitoki babona uruganda tunganya bivuye mu rutoki, niba ari imyumbati gutyo, niba ari aborozi cyangwa se abaroba amafi cyangwa se abacukura mu by'agaciro, abe uruganda ushobora gutunganya ibintu bakora. Icyo gihe abajikora rwinshi cyane cyane n'abandi bashaka akazi, abize n'abatize bazabona ikintu bakora. Iyo twumva ko tuzatanga akazi kageze ku 500 ku mwaka, ni muri byinshi twavugaga. Twishimye cyane, twavuye mu murenge wa Kimironko tuzi naha tucya mu mujyi wa Kigali ndetse tugerana Nyabugogo. Abaturage hose aho twakiba twishimiye cyane, ariko naho twasanze abaturage batwishimiye cyane, kandi twashimiye n'inzego za leta zose zaje kutwakira, harimo umuyobozi w'umurenge wari uhari bagariye inzego za leta, ariko n'abandi bayobozi ba RGB, komisiyo y'amatora n'abandi batandukanye. Byose twabyishimiye, ndumva byagenze neza cyane. Kugira ngo umenye ko njye nari kukubeshya, ishyaka Green Party Rwanda kugira ngo abandi aho baturanye bajya bavuga ngo ntibajya bavugana indyo mu kanwa. Twebwe nabo twabaye abo, twagezeyo ijambo riba ryarindi, gahunda iba yayindi, ntacyo twahinduyeho. Twabavuganiye ibyo bavugaga mu kanya bijyanye no kugira icyangombwa cy'ubutaka cya burundu, byari muri gahunda yacu.
twavugaga ko ibintu byo bukode bw'imyaka 20-25 tubirambiwe ko dushaka kubona icyangombwa cya burundu. Turabivuga kenshi mu nteko ishinga amategeko, leta y'u Rwanda iza kubyemera. Iyo myaka iva kuri 20-25 igera ku myaka 99 yiyongera, ndetse n'icyangombwa cya burundu cyitwa inkondabutaka nacyo kijya mu itegeko, ku buryo iyo werese karere cyangwa se umujyi ibyo bagomba gukora wabyujuje wasaba icyangombwa cya burundu cy'ubutaka akaba wakibona. Ndumva iyo ni intsinzi ikomeye cyane ivuye mu byo twabasezeranyije. Bari bababwiye ku by'umusoro w'ubutaka. Tuvuye hano cyagiye tuyamamaza kwa Perezida wa Repubulika, dufite gahunda yo gukuraho burundu umusoro w'ubutaka, ariko ntabwo twatsinze. Buri iyi Perezida wa Repubulika icyo uvuze kibitegeko ntabwo byakunze, ariko tuvuze tugiye mu y'abadepite twavuga ati noneho ko bitakunze wa musoro noneho katugabanye, ko nibura abadepite tufite ubushobozi, ko umudepite afite ubushobozi bwo gukora itegeko. Turavuga ati noneho kubo ubasha nahawaga n'amategeko icyo gihe nakoze umushinga w'itegeko nk'umudepite, ngabanya wa musoro ngukura ku mafaranga 300 kuri metero kare ngusha ku mafaranga 100. Mbigeza ku buyobozi bw'inteko ishinga amategeko, barabyakira barabishima, ariko bashaka karugonda intege, rugonda iheme. Bavuga ati noneho kugiye guteza leta igihombo cyangwa za miliyari zirenze 30, banza tugaragarize izo miliyari aho zizava kugira ngo umushinga wawe tuwemere. Ntabwo se ko ngewe ntari minikofine shiza gushaka amafaranga y'igihugu bizagenda gute? Ndavuga ariko ntacyo tujye kugerageza, tuvugana nabo bayobozi bose ba minikofine bande bose, ariko abavandimwe bacu bitangaza amakuru bashimire nanone ku bufatanye bwiza badukorera. Ikinyamakuru bita Igihe ndango murakizi, kifata wa mushinga wanjye w'itegeko cyawupiburia wose. Babandi bari bavuga ngo ntabwo uzamenyekana, bahise umenyekana uwo munsi wageze ku Gihe. Abandi bavandimwe radio y'Amerika Amerika nabo barawufata wose, batu ikiganiro mu kiganiro bita muri Isanga turavuga isaha yose, bagisubiza inshuro zirenze 10 buri munsi bagisubizaho. Isi yose irahunga umushinga wacu. Ejo bundi umwe murano bashaka wacu abaturage babajije Perezida wa Repubulika ati se bya bibazo y'ubusoro butaka ko bimeze nabi cyane. Perezida wa Repubulika aravuga ati no bintu birandembeje, tibabyo bahagaritse. Murumva ibisubizo bitagiye kuboneka. Perezida aravuga ati babe bahagaritse. Nanjye ndavuga ati sawa birimo kwinjiramo, turongera turasunika minekofini biravuguruye wa mufaranga ukwe kuri 300 ukubise kuri 80. Wibaraye yase gisubizo mukanya wa mushinga wanjye usubiye mu bundi buryo garuse mu nteko turabutoye ribaye itegeko, umusoro wavuye kuri mafaranga 300 tugeze ku mafaranga 80. Aho yabaye intsinzi. Oye ariko tukavuga ngo buriya twarishimye ko byagizemo inzira, ariko cyifuzo cyacu originale ntabwo twakigezeho, cyari cyo kuwukuraho burundu. Turakigarukaho ubu kuri inshuro nimutugirira icyizere mukadutora ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, niwe ufite ubushobozi bwo kubikuraho burundu. Umusoro w'ubutaka tuzawukaraho burundu. Wibaraye gahunda ya cyari yayindi. Nanone ndashimira bano bakinyi bacu bagasasira ayo yitwa Kigufi, no bisaba afite amazina rishasha narize n'abagenzi be bavuze ikintu gikomeye cyane. Buriya sinzi niba mwabyumvise, tufite gahunda yo gushakira akazi abantu bose bafite ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda hose, tutangiriye hano. N'abandi bafite akazi babona umushahara w'intica ntikize, kandi ni benshi. Umuntu akazinduka agakora akavunika ariko agacyura ubusa. Umuntu akaba yarize afite diploma ariko diploma ikasa nkaho ntacyo imumariye rwose, kubera ko nta kintu bita umushahara fatizo kiba mu Rwanda. Umushahara fatizo duheruka ngo muri za 80, cyo reba imyaka abavuze muri 80 ngira ngo ndahafi kugira abuzukuru. Ndabesha se ni kera, ariko ngo icyo gihe umushahara wari amafaranga nibuva ngo bari 300 ni bari 100 yari 100. Urumva dore imyaka yabaye imyaniko igeze kuri za 40. Turavuga ngo hagiye itegeko rivuga ngo azajyaho umusoro, azajyaho umushahara fatizo.
ariko iryo tegeko ryasabaga ko hagomba kujyaho iyo bita iteka rya minisitiri ribishiraho. Narahagurutse njya kubaza minisitiri w'abakozi ba leta ati bya bindi itegeko riteganya mugomba gushaka iryo teka rizajyaho ryari? Ati tubirimo, twakoze umushinga twaworeje kwa premier ministre babirimo. Bizagira nk'ryari? Iminsi ya vuba. Hacaho umwaka nsubirayo tinyakuba ministri w'abakozi ba leta n'umurimo gwa gahunda y'umushofati zigeze turabirimo. Namwe asiye ibintu muzabihoramo kugeza ryari? Imyaka itegeko twagiye mu nteko yaragiyeho, ubu tugiye kuva mu nteko na n'ubu umushofati zo tarajyaho. Tukavuga ngo banyarwandakazi, banyakamonyi, banyagihara n'abandi mwese nimutugirira icyizere tuzashaho umushahara fatizo vuba, ku buryo umuntu amenya ngo niba ndi munyakabyizi, niba ndi umufundi mfite amafaranga ngomba guhembwa, ntabwo ari ntica ntikiza. Niba ari amafaranga 5,000 ku munsi abe arayo, nta boss ugomba kukwiba. Urabyumva? Akaba ari 5 byawe. Niba umukozi wo mu rugo, ariko muzi ko umukozi wo mu rugo avunika, ntabwo mubizi. Kaba tsangiza amateka makeya. Umukobwa wanjye ejo muzamubona. Umukobwa wanjye yavuse turi mu gihugu cya Sweden. Madame arambabarira ndabizi. Mubizi. Mbere yuko umwana avuka, abadamu murabizi yuko mu mezi ya mbere yo gusama biba bitameze neza. Biba bitameze neza. Nari mfite abahungu 2. Nta mukozi tugira wo mu rugo. Bari abahungu, uriya Victor nawe yari afite imyaka 2 n'igice. Byari byoroshye. Achambura Pampex. Ubwo nari umugabo uvuye mu Rwanda mu boss ufite abakozi ufite ibiki byose tugezaho nta mukozi, madame aratwite, abana nawe nibatoya, nahise niga kugira kwandura za ronje, guteka vuba cyane, gukoropa inzu ndabyiga, ibintu birakomera. Madame nta gahunda yari yashoboye nyine, murabiza abadamu. Iyo amezi 2-3 iba yimeze nabi cyane. Nose nari kumubwira ngo guteka nagomba kubikora, nta wundi twagomba kubwira. Wasiganya nde? Abana se baraburara. Kuko nguri umugabo mu rugo, wapi? Byose ndabyiga, guteka, gukoropa, kumesa, gukora iki, ndabikora. Ariko mbabwira ikintu nabonye. Umukozi wo mu rugo aravunika. Ukava mu gitondo ukora ibyo bintu byose, ukataziza saa 10 nimugoroba, ukashaka icyo wakoze ukakibura. Uretse kubona ibiryo byageze ku meza kandi uvunitse, unaniwe, ariko murashaka kuvuga ngo wakoze iki? Ntawe rukibona. Ubwo narayize byose nkaza kwibuka ko n'umupolitike ngomba kujya kuri computer ndebe ibintu soba makuru, wapi nananiwe nashize. Muri kubyumva? Niho nahise menya akamaro k'umukozi wo mu rugo. Muri kubyumva? Namenye akamaro k'umukozi wo mu rugo. Niyo mpamvu tuvuga ngo n'umukozi wo mu rugo. Uriya Gasasire yavugaga nawe agomba kugira umushahara fatizo. Ukavuga ati umukozi wo mu rugo amafaranga make agomba kubona niba ni 50,000. Kuri iyo mpamvu ngewe uwanjye wo mu rugo ntangira ku 50,000 nkazamuka. Yakora neza nkamwongeza kuko nzi ko avunika. Iyo mbabwiye ni ukuri. Bya bintu byo kuha 10,000 umukozi wo mu rugo sinkibikora kuko nzi ko umukozi wo mu rugo avunika cyane. Ndabesha? Sawa mbesha. Abantu bakora muri za restaurant baravunika. Uza akazi kari muri restaurant baravunika cyane, ariko bikarangiza bari abakobwa bacu bakora akazi ko buserveri akavunika, yarangiza akabona udufaranga tukeya, ndetse bikarangiza agiye no mu bibazo. Urabyumva ngira ngo ugasanga udufaranga ntabwo ushobora no kugura muri panaro, ntushobora no kuguramo nayo bukodoka yabura. Abasore bacu ugasanga bakajya kuvuga ngo babaye inzererezi, ngo babaye iki, kandi ari ibibazo leta yagomye gukemura. Ubu nishaka umushahara fatizo buri muntu wese. Ari mwarimu wengira ngo asigaye asekamo, ndabona mwarimu hari akora yigisha mwarimu wa kaminuza. Mutubabari aba kaminuza ntabwo twabibagiwe. Twabanje kuri primaire, kujya kuri secondaire, ariko mwarimu wa kaminuza nawe ejo bundi mu kwa 9 zamuzeje umushahara nawe. Hari abashiti banje baba docteur n'aba professeur barambuye ati uziko ndiye maze imyaka 20 muri kaminuza, ariko umusekretari wanyandusha umushahara kandi ndi professor. Uzi kwiga ukazagira lisansi, ukazagira maîtrise, ukazagira doctorat. Ni ibintu bivunanye cyane. Warangiza administrateur wawe akakurusha umushahara. Kubera iki? Nibarenza ngo 800 ari docteur. Ubwo ibyo bintu bigomba gucika. Bivamo ikibazo kihe? Bivamo ko abarimu bacu bajya gushaka ibiraka handi. None ntibagira umwanya uhagije wo kwigisha abana bacu, kuko ntabwo docteur yahemba 800 miliyoni imwe afite kurira abana be mu mashuri meza,
agomba kubavuza ahantu heza ntabwo bikunda, birangira ashaka ibiraka ahandi n'ahandi kugira ngo arebe ko ubuzima bwakomeza. Uko ashaka ibiraka ahandi n'ahandi, babana yagomba kwigisha ntababonera umwanya wo kubigisha, ugasanga wa mwana agiye kaminuza avuyeyo atazi n'icyongereza, avuyeyo atazi n'iki, kubera iki? Wamwigishije ntabwo nawe abayeho neza. Muri kubyumva? So abadokiteri, ba profeseri, bose abarimu ba kaminuza, namwe ni vuba cyane mu kwa 9 bizaba bitangiye gutungana. Ntabwo tushobora kwibagirwa abaganga. Tufite hano umuganga akazi hano, hese ko ntamubonye. President w'abagore bacu atanaze. Yaza akabasuhuza. Tuzatora he? Tuzatora he? Tuzatora nde? Tuzatora nde? Kugira ngo muganga umushara we nawe uzamuke, aba infirmieri, abari bose bakora kwa muganga. Ariko uzi kujya kuri centre de santé, umuganga wawe wibuke ko umuganga nawe ari umubyeyi, araho yabuze uko atwara abana ku ishuri, yabuze ibyo bihari by'abana biwe, kandi nawe agomba kuvura, uramugeraho ugasanga adaseka kubera ko nawe yishimye, nubona serivisi nziza kuko nawe ntabwo abaye. Erega umuntu atanga iki murimo, yatanga gute icyo cyiza nawe ntacyo afite. Kuduha ubuvuzi bwiza nuko nagomba kubaho neza. So abaganga murahishiwe mu kwezi kwa 9, gahunda ni yayindi namutazamura umushahara. Ubwo gahunda iracyakomeje. Ubwo narindi kubabwira yuko ibyo byose nitubikora tuzaza ikibazo cy'ubushomeri. Ubushomeri burakabije mu rubyiruko. Tugomba gushiraho inganda ntoya muri buri murenge uri mu Rwanda. Imirenge ni 416. Buri murenge ufite ikintu uzwiho. Numvaga perezida w'urubyiruko atubwira ngo hano mujya mucukura amabuye y'agaciro. Ariko bambuye ngo senateri nubwo atuye hano ntabwo aratwereka ko aya mabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro ari ayo amabuye y'agaciro niba mugakora tugomba kuyatunganya kugira ngo abanze nabyaza umusaruro azabagirira akamaro cyane. Ariko n'uwo ruganda ruzahana akazi abandi bantu, ari abize n'abatize. Niba tugiye muri murenge bakaba bazwiho kuba bahinga ibitoki, nabo bazakora uruganda rutunganya ibivuye mu bitoki n'ahandi. Nuko twumva ko izo nganda zibonetse mu gihe cy'umwaka mu gihugu cyose tuzatubonye akazi gashasha kageze ku 500. Twayibaza bari abahanga mwabonye Gashugi n'abahanga cyane, bafite ibyo bize byinshi. Nje ntabwo nabyize ibyo bize nayize ibindi, ariko muri ibyo by'imibare nabahanga cyane barayibaza, basanga twabona 500 bishasha by'akazi. Nuvuga ngo iki kibazo cy'ubushomeri turadutangiye kugikubita hasi. Niyo heza ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'imibare bwavuze ko ubushomeri mu rubyiruko burenze 25 ubugeze kuri 25% n'ubushakashatsi mu mwaka ushize. Muri kubyumva nuvuga ngo ikibazo kirakomeye. Ngiye shobora kuvuga ko bugeze kuri 30%. So iyo byose tuzabikemura. Noneho ibibazo by'ubushomeri tugire tubigabanya, tushizeho umushahara fatizo, tugabanya n'imisoro, kuko imisoro yabaye myinshi kuri umuntu ukora ka business ahomba. Abantu basigaye bavuga ati mu Rwanda udafite miliyoni nk'icumi kujya hejuru ntushobora gutangira akazi. Kandi mu bindi bihugu n'ibihumbi 200 ari abakire tujya twumva hano bakize mu Rwanda bakubwira ngo batangiye bacuruza ubunyobwa, bacuruza iki, bakagenda bakira bakazamuka. Ariko niba ufite miliyoni urasha wishamo gutyo ugasanga birarangiye. Imisoro inyungu iremereye ku mabanki tuzagabanya izo nyungu ziremereye ku mabanki. Amabanki akinyungu iri hejuru cyane ku buryo usanga ufata akadeni gatoya ugashyira amafaranga arenze 100%. Niba ufashe miliyoni bakuca miliyoni 2 cyangwa zirenga, ugasanga mu by'ukuri urimo guhomba gusa. Izo nyungu zizamutse cyane tuzazigabanya. Naho dushaka ko banki ahomba, ariko twifuza yuko akira ariko ntanyunyuze imiti y'abaturage. Iyo misoro tuyigabanye itandukanye. Ariko TVA ni umusoro wishyurwa n'umuguzi wa nyuma, umusoro w'inyongeragaciro. Iyo TVA arigegera muri Kenya ubu igeze kuri 14%. Mu Rwanda ari kuri 18%. Tukavuga se kuki tuba tuyigabanya mu Rwanda? Twabiganiye n'abahanga benshi, rimwe bakatubwira ngo yango mu Rwanda ngo nitwebwe ngo turi hasi kurusha abandi bose. Ariko uzibari abahanga b'i Kigali
utashoboye kuhangana nabo bakurusha ubwenge. Ntabwiye oya nimutubeshe, ntabwo ari twebwe turi hasi. Kenya iri hasi, iri kuri 14%. Noneho natwe katuvuve kuri 18 tugere kuri 14%. Igihugu ntabwo kizahomba, ariko umuturage asigana amafaranga mu mufuka. Ibiciro ku isoko bigabanuka kuko ibiciro birazamutse cyane, ugasanga ibintu birahenze kubera imisoro myinshi. Amafaranga batuvamo ajya muri leta. Tuzaba dushaka ko leta ikena, ariko leta yemeye kugabanya imisoro, abantu bazasora neza kandi basore ari benshi cyane. Iyo gahunda irahari, ariko bababwiye ko ndi kimaranzara. Ubu byose ntabyo wakora tari wabikora so tariye. Rwose niyo uri perezida wa republika ugomba kurya. Niko bimeze kuko turi muntu, twaremwe ko turi kiremwa muntu. Yewe n'ibitari kiremwa muntu n'ibikoko birarya. Murabyumva ngira ngo gahunda irakomeye. Tufite amakuru afatika ko abanyarwanda benshi bashobora kubona ifunguro inshuro 3 ku munsi. Benshi barya rimwe ku munsi, abakoze bitangaza bakarya 2 ku munsi. Hari abandi banywa igikoma bakakirarira. Hari abandi bakubitira abana kuryama babuze icyo babahereza. Aya makuru tuyafite afatika. Tukavuga ngo nimugirira icyizere Green Party, mukagira icyizere Frank Habineza, buri munyarwanda wese azihaza mu biribwa. Niyo heza ku buryo buri munyarwanda wese azashobora kubona amafunguro 3 ku munsi, indyo yuzuye. Tuzashyira imbaraga nyinshi cyane ingengo y'imari y'igihugu uko imeze ko kose. Tuzangera ku buryo ingengo y'imari ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi iba ariyo iri hejuru kurusha ibindi byose. Turi kumvikana? Iba ariyo hejuru kurusha ibindi byose. Noneho ku buryo kuko abanyarwanda 90% bakora akazi k'ubuhinzi n'ubworozi, niko ubukungu bwacu buhagaze. Niba ari kubakora nitubishongera ingengo y'imari tukabishamo imbaraga nyinshi cyane, buri muntu ukora akazi k'ubuhinzi n'ubworozi azagira ikintu akora, ari ibijyanye n'ubu wahinga ahantu hatoya uhabyaza umusaruro. Tubaze twihaze mu ngo zacu, nyuma yaho tuze kugaburira amasoko. So gahunda irahari yafatika, nigiyemo twamara n'umunsi, ariko yo biri mu ngingo zacu za mbere. N'ubundi mu ngingo zacu za mbere zindi abanyarwanda baratubwiye yuko barambiwe no gufungwa iminsi 30 by'agateganyo. Hano ngira ngo mwebwe ntabwo barabafunga, ntabwo baranga. Sinzi impamvu perezida w'urubyiruko atambwe yari umunyakamonyi nibi n'abajya babafunga. Ariko aho twaciye ahandi amaze kubimbwira, aho twaciye ahandi baratubwiye ko umuntu aza agafatwa gutya bamukeka ngo sinzi ngo hibwe telefone bakahita bamutwara, barangiza agera kuri ribu ikabura ibimenyetso ikahita imwohereza kwa procureur bakabura ibimenyetso ubwo bamaze ibyumweru 2 arimo afunzwe. Ubwo ni kuri station ya polisi cyangwa kuri ribu. Nyuma y'ibyumweru 2 n'isi 14 ubwo azira telefone yibwe n'umuntu atazi, nta bimenyetso bihari, ati nta bimenyetso tufite, bari bamufunze by'agateganyo bamwohereje mageragere cyangwa handi kuri gereza. Ubwo iminsi 30 yagera, ubwo murumva nabyo byumweru 2 amaze kumara ubwo hafi ukwezi kugera. Yagerayo n'ibimenyetso nta bihari. Kwa procureur bakajya kubwira urukiko nta bimenyetso turabona neza, mwe mwongeye iminsi 30. Ukasanga umuntu akubise gute bagenda bonyiza akamara umwaka. Nyuma y'umwaka ya telefone yabuze, babuze nyirayo, babuze ibihamya, tusanze uri umwere genda. Umuntu akagenda amaze umwaka cyangwa urenga afunzwe yambaye iroza, nta cyaha yakoze, arengana. Niba ari umugabo abana be barabuze icyo barya, umugore we byaramuyobeye. Niba ari umugore ugasanga abana babaye bamayibobo, ukasanga ibibazo byabaye ibibazo azira ubusa. Tukavuga ngo cyo tuzakora cyambere, tuzakora igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 cy'agateganyo kiveho burundu. Bahaje bafata abantu babafunge ariko bafite ibimenyetso bifatika gufata. Niba umuntu mutafite ibimenyetso bifatika bihagije mu murekure. Muzi yuko njye nanga karengane, kubera ko nanga karengane kandi nabonye narizi ibintu byinshi. Ngira ngo ndavuga ariko urabizi njye no kwiga n'amategeko. Ibyo ni byo bintu byanshubije kujya kwiga amategeko, kubera akarengane mbona kari mu butabera. Uburebe kurego ndiho nasubiye kwiga amategeko kugira ngo kimwe ibyo bibazo bijyanye n'amategeko byose, ku buryo abo bacamanza ejo bundi ntibazajya batubesha. Itegeko ryose ubu bijyanye no gufunga umuntu y'icyaha n'iki byose ndabizi.
niba udafite ibimenyetso bifatika nta mpamvu yo gufunga umuntu. Ikindi tushaho n'ikigega Gashugi yabivuzeho, ikigega Justice Compensation Fund, ikigega kindi kiza akababaro ku bantu bafungirwa ubusa, kuko abanyarwanda twabonye yuko batinya kurega leta. Batinya kwirega. Ari umuntu tuzi watubwiye ngo baramurekuye twamwese ko yarafunze imyaka 2 afungiwe ubusa ni mu Rwanda shaka wacu. Turavuga tugushakira avoka ko umaze kuba umwere turege leta ikuye indishi koreka najya kurega bakansubizamo tindabitinya. Aratinya ubwo nabandi nuko bameze. Ndavuga ati noneho nta bintu byo gutinya, kiya kigega tuzashiraho bagufungiye ubuso gafungura umwere direct cash kaboneka ukabara tukabona abantu bakavuga ngo umuntu ufungiye ubusa imyaka 2 agomba kubona nka miliyoni 20 kigiye bamutakaje igihe n'ikizere abantu bose bamutakaje ikizere muri societe. Abantu bose bazi ko umunyabyaha. Ibyo bizadufasha abantu bafungira abantu ubusa kurekeraho kuko ayo mafaranga tuzatuye abakata. Kuko ari muzi ko hari itegeko rivuga ko umukozi wateje leta igihombo agomba kukibazwa. Yari iyo tegeko abateje leta igihombo bagomba kubazwa icyo gihombo. Ministry nibishizo kubikurikirana. Nuvuga ngo n'umuntu wari ibu na procureur kwa procureur wagize ufungira umuntu ubusa abateje leta igihombo kuko leta igiye gutanga ya mafaranga. Leta igomba gusubira inyuma ikamubwira ati wowe wateje leta igihombo ishura. Ibyo bizafasha kuba kuziyo bajyaza bashishoza cyane bafunga umuntu babisasenguye neza. Niba ari n'ibintu umuntu yibe telefone yibe igitoki bamuca amande kucyuka bakutwara umuntu muri gereza wamuciye amande 1000 niba yibe igitoki kiri 5,000 umuci 10,000 birangire kushakira abantu muri gereza. Abantu babaye na benshi muri gereza kandi noneho bakajya n'indyo mbi murabiza abantu muri gereza barya ngo rimwe ku munsi biriko bamwiye bakarya nabi n'ibyo bisa tukavuga ati n'umuntu wari muri gereza bagomba kurya neza. Nose niba ari igororero twumvikana kera babitaga ngo gereza ubayindi izina babita igororero. Niba umuntu ushaka ko agororwa ukamukura muri famille ukamutwara muri iyo gororero ukamuhinda mbi n'iki byose akazavayo yagiye ari muzima akava yarwaye diabetes ubu wamugororo iki kwa muteye indwara ndabesha akava yarwaye muri yagiye muri gereza muri iyo gororero bita gororero ari muzima kubera indyo mbi kubera uburo bamufashemo nabi akavayo arwaye. Kavuga ngo bagomba kwaha indyo nziza kubera ko barimo kugororwa bazava yari abantu bazima kuko mubashiro na gahunda kubaha ngo kwigiga imyuga ni wo umuntu arimo kwiga imyuga ave ari na muzima. Ibyo nabyo tugomba kubikora mu kwa 9. Gereza zigomba kubaho kubera ko arabo bakoze ibyaha ariko nabo ni abantu ntabwo ari ibikoko kandi bagomba gukora muri societe kuko mwabagoroye bagaruke bagirira akamaro societe. Turi kumvikana aho hantu. So muri kubyumva ibintu bya Green Party kuri bimeze. Green Party turishaka ritabesha. Ntabwo turi babandi b'abanyapolitike bizeza abantu bitangaza batazakora. Twavuze n'icogajuru nakivugiye mu karere ka Nyabihu. Nduva twari turi ishira tureba ibirunga biriya twavuga ati abasirikare bacu na polisi bacu n'abandi nzego z'umutekano baravunika cyane kurinda umutekano wacu nta bundi buryo bikorana buhanga buhari. Twavuga yuko mu bintu tuzakora bizadufasha mu kurinda umutekano wacu n'imbibi zacu tuzashiraho n'icogajuru kijye mu kirere kidufashe kurinda mu birunga n'ahandi hose no mu mazi umuntu atashobora kurebesha amaso. Wibarewe ntabwo dukora iki ntabwo tubesha. Ibyo tubizeza bizakunda ariko ntabwo bishobora gukunda mutatugiriye icyizere. Muba kugira icyizere ishaka Green Party mwabonye abakanda bacu ni 50 b'abadepite. Nimutora kuri Kagoma ku kirango cyacu hari inyoni ya Kagoma abamwe bayita ikizu mu cyongereza ngo ni eagle cyangwa aigle mu Gifaransa. Ubu ibitekerezo byacu bizajya mu nteko y'amategeko bishyirwe mu bikorwa. Muri kubyumva kuko twari yo mu nteko y'amategeko turi babiri nyuma yo tubona n'umusenateri hari byinshi twashoboye kugeraho. Murugiriye icyizere tukarenga abo babiri tukaba benshi kurushaho murumva ko byakoreka ari byinshi kurushaho. Sibikumvikana niba abadepite babiri n'umusenateri umwe bashobora kureka manifesto ikajya kuri 70%, none se mwoherejeyo nka 20 b'abadepite si byaba bitangaza? Wibarewe kandi muwibuke gutora perezida wa repubulika ntabwo akora wenyine abakeneye
abadepite abakeneye inteko ishinga amategeko imufasha gushyira mu bya bitekerezo mu bikorwa. So nimutugirire icyizere, nimungirire icyizere mukantora nk'umukuru w'igihugu, bya byose twavuze tuzabikora, ariko abakeneye n'abadepite bamfasha mu kubishyira mu bikorwa. Gwibaraye kuri Kagoma niyo heza. Muzatora nde? Ku ikarita y'itora twabanjije Habineza Frank yakurikiraho. Nimugera ku ikarita y'itora muzabona ifoto yanjye uko usa ni konsa, nk'aya mafoto muyabona ntabwo byahindutse nuko. Azaba ari ifoto ya Frank Habineza njyewe handitseho ijambo ariko Habineza Frank, nk'uko Honorable Nezimana yabivuze. Muzeyi wanjye yanyitse neza. Ubundi nge kuba Habineza mbifuriza ineza, kandi ndifuza kubakorera ibyiza. Turi kumwe kuko kamera yanjye ni nziza. Kubera ko ndi neza, namwe nimutugira icyizere nanjye nzababera mwiza, kandi ibyo tubizera byose bizakunda. Kandi nimutugira icyizere n'abadepite bacu bakiyongera, ibyo twakoze bizarengaho, kuko buriya hari n'ibindi twakoze bitari biri muri manifesto. Twavuganiye ibintu by'amatransport byarazamutse, murabyuka ibiciro by'amatransport byarazamutse nyuma ya covid. Twavuganiye ibiciro bari byazamutse biragabanuka, nabwo bari muri manifesto yacu. Abaturage bahohoterwa muri za Kangondo bimurwa nabi hariya bitazabanya he, twarahagurutse njyana mu rukiko, njya kwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Minaroko, turabivuganaho mu bwate abantu ba Kangondo za Kibiraro hazabanya he bameze nabi cyane. Mu gihe turavuga tuhaguruka ni mu nteko ndabivuga umuvunyi yaje, kandi hari cyakoretse kuko abaturage bararangije batsinze leta mu rukiko. Iki nacyo ni igitangaza cyabaye. So nukuvuga ngo twavuzeho bikeya biri muri manifesto, ariko hari n'ibindi byinshi byakozwe bitari muri manifesto. So iyo ugiriye icyizere kuri Pate ntabwo uba wibeshe, uba ugiye ku ntsinzi. So naringiye ngo hamwe n'ibyo naringiye ngo musabe DJ ashemo ya ndirimbo bita tora, ndumva ayifite ayishiremo nayo tugigire. Ariko mbashimire cyane, murakoze cyane mu by'amahoro y'Imana.